reka tubasuhuza aho muherereye mwese ku migabane itandukanye, abari muri Afurika mumeze mute, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Europe, mwese aho muherereye reka tuvuge ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ka weekend katugendekeye neza twebwe abari hano mu Rwanda, ntago tuzi abandi uko bimeze ariko turakeka neza ko hamwe n'Imana nuko ubuzima bugenda umunsi ku wundi muri amahoro. Njye nitwa Ngaga Michel Sinkabumwe. Uyu munsi rero ndi kumwe na mugenzi wanjye. Reka mwakire, ni umupapa, nanjye vuga ngo ni umusore ariko ni umwepiskopi mwiza. Umwepiskopi mwiza buriya abantu bamwe bumvisha icyo nshatse kuvuga. Reka twakire. Murakoze cyane. Amazina yawe? Amazina nitwa Ndakiza Salomo, ariko cyane banzi ku izina rya Byondo cyangwa Mwarimu Byondo. Ako kantu niko nashakaga kitwa mwarimu, aka kantu kitwa Mwarimu Byondo. Iyo inspiration yaje gute? Ni izina ry'ababyeyi, ni izina uyanditseho umaze kurenga Nyabarongo. Iyo zina timeze rite? Izina rya mwarimu narihawe n'imbuga nkoranyambaga, kuko ndigisha kandi nigisha ntarabyigiye. Nuko gusa abankurikirana ku mbuga nkoranyambaga, hari umunsi navuze ati ndi mwarimu wanyu, ndi inshuti yanyu, ndi iki, ariko abenshi ntago bakiriye ko kubushuti cyane, ahubwo batangiye kumpamagara ngo mwarimu Byondo, mwarimu. So nza kuvuga ati se why not ntababera mwarimu, ko mu buzima busanzwe n'ubundi dusanzwe twiga uko bukeye nuko bwije. Ubwo mwarimu ni izina ryo bakunda kuvuga ngo ni izina ryo ku mihanda. Yes. Mwarimu Byondo. Nawe ukurikira ku mbuga zawe nkoranyambaga hose kuri Instagram? Kuri Instagram nitwa Mwarimu Byondo. Na TikTok nyigeraho, dropinga. Twitter nitwa Byondo by'Umurenge. Byondo by'Umurenge? Oya, Byondo by'Umurenge biguhame. Murakoze. Oya, Byondo by'Umurenge biguhame rwose. So ndi kumwe rero n'umuvandimwe witwa Byondo Mwarimu rwose. N'abantu bakunda kumukurikirana, tanga inama nziza ku tuganiro twiza turyoshye rwose, turyoheye amatwi kandi turimo kwigisha abantu ibintu bitandukanye. So reka tugushimire mu by'ukuri, iyo umusanzu utanga ni ikintu gikomeye cyane. Murakoze cyane. Yego. So rero uyu munsi ndumva nkufitiye amatsiko kuba nicaranye na Mwarimu Byondo. Mwarimu Byondo, Karame. uratekereza iki hano kuri Ngaga Podcast? Tuba dukora ikintu bita tuganire. Ni byiza, buri iyo tuje imbere y'abantu tukaza kungurana nabo ibitekerezo, noneho muri iyi podcast tugiye kuzajya dukora ya tuganire, ntako bisa. Buri iyo umuntu yikorana nk'ibyo nkora ndi njyenyine, hari igihe mba mfite irungu, ariko igihe naje ku mihanda nkabikora ikinyamwuga, nkabishyiramo imbaraga, warambonye nawe wari usanzwe wikorana, ariko uravuga ati why not ntaza ngo tujoining imbaraga, abakunzi bawe n'abakunzi banjye tubahuze, ahasigaye tuzajye tubaha ibintu bizima byiza kandi inama nziza na topic runaka twahisemo ku munsi. Ibyo ngibyo ni ngiye byashimishije cyane kurusha wowe. Buriya ariko ari njye byanejeje. Ubwo ni amavuta, ni amata yabyaye amavuta. Ni amata yabyaye amavuta rwose. Mu by'ukuri ni mu kimwe mu bintu byankuriye kuvuga ngo reka mvuge impamvu negereye umuvandimwe, kuko abantu benshi bazi ko nakoraga njyenyine cyangwa se nkagenda nkoresha abatumirwa mu buryo butandukanye, ariko wenda kuva uyu munsi mvuze ngo abatumirwa bavuyeho, ariko bashobora kuzaba purusa nka 1% cyangwa 2%. Reka cyane rwose, kubera ko nabonye duhuje nimba ari vibe tuvuga nk'uko manager uri behind the scene abivuze, nimba navuze duhuje intego, nimba navuze ati umuntu afite ibintu byinshi byo kwigiraho byo guhereza abantu, reka mwisunge, reka amfata amaboko, reka mufata amaboko, turebe ukuntu abavandimwe aho bari hose twajya tubahereza ibintu byiza nk'uko wabivuze. Iyo umuntu akora ari umwe, hari siroga abantu bakunda kuvuga ngo iyo umuntu ashaka gukomera ngo yorora ngo ku bitugu by'abamubanjirije. Cyangwa iyo umuntu ashaka gukora ibintu byiza ngo akunda kurira ku bitugu by'abantu runaka, cyangwa se bakoze ibintu runaka, bakoze ibintu byiza abantu bikagira. Mu by'ukuri ndumva nkeneye guhagarara ku bitugu byawe. Michael. Yes. Reka nshime n'abadukurikirana, kuko
y'igihe kigeze ibintu byiza birikora. yego Reka ngaruke no kuri aka kantu, mpereze urubyiruko bagenzi banjye bakiri aha hanze bakirimo gushaka ngo nakora iki, navuga iki. Ibi bintu ntago bimaze igihe. Kuba rero bitamaze igihe, wowe ugahita umbona, ugahita uza ukanyaprocinga. Niba hariho ikintu mu buzima bwanjye nabonaga kigoye, ni ukugenda nkabwira umuntu nkamubwira ati wamfashije iki, wagize gutya, ariko muri duke nari nsanganywe, muri phone nari mfite, nagiye imbere ya kamera ndiganiriza, niho wamboneye. yego So bivuze ngo akenshi umuntu akwegera cyangwa agusanga azi icyo agushakamo. Nta muntu uzaza kugushaka abona yuko atari win-win, yego sibyo? N'iki kiganiro tuganira, ibyo turimo kuganiraho ni isomo duha abandi bataragera nk'aha ngaha tugeze. Ariko kuba ubyiyumvamo, buri muntu azakubona. Gito ukora, buri muntu azakubona. Kuba wambonye, kuba ntarakwapproachinze, tureke kubeshya, sibyo? Tureke kubeshya. Iyo nza nkakubwira ati bro, nkora ibi, ndahamya neza ntabwo ari uko bari kunyakira. Okay, so uko nari kukwakira nk'uko bivuze, hari kujyamo imibare myinshi, hari kujyamo gusesengura ibintu byinshi, kureba details ibintu byinshi. Ariko nk'icyo wari uvuze, buriya reka ari nabyo tubwira abantu badukurikiye n'urubyiruko. Tinyuka, we ushoboye iki muri ntuzi yari yo yose. Ikintu waba ushoboye cyose buriya, kandi unagikunda, ariko unagikunda. Hari ukuntu umuntu atekereza ko abantu benshi ikintu kibica, bajya mu bintu bifite inyungu, akavuga ati reka njye gukora iyi business, niho hantu nzungukira. Reka njye reka nshore hano runaka yashoye, reka nkore ibi runaka yakoze. Ibyo bintu rero ndagira ngo nkubwize ukuri, mbe nkubwiye okay, sinkubwiye ngo ntago bizakunda, ariko probability uzagera imbere bikuvune rimwe kabiri, uhure n'inzitizi runaka, wumve ko atari byo wari ukwiriye gukora. Bishatse kuvuga ngo iki rero, banza urebe njyewe ubundi nkunda iki kuruta icyo ushoboye. Banza urebe kuvuga ngo ukunda iki, ubundi njyewe nyine mu buzima busanzwe nkunda iki. Nkunda kureba football, nkunda kumenya ngo Messi ngo bimeze gutya, nkunda kumenya muri politiki ngo bimeze gutya, nkunda kumenya mu buzima ngo bimeze gutya. Ni nka kera abana bajyaga ku ishuri, abantu mubyaga akubwira ati rero Byondo, uko bimeze kose, sinzi wenda ahantu wakuri uzagenda uhatubwira umunsi ku wundi uko ubuzima bwawe uko bwari bumeze. Umubyeyi akagenda akabwira umwana ati uko byagenda kose uziga ikiganga sha, uzaba muganga. None umwana ugasanga iwe yikundira nko gukina umupira w'amaguru. None wava ku ishuri muri primaire ugenda wirukanka, ugahita ufata nk'udutabo ukadushyira ahantu, ukagenda ukiruka, wataha ku mugoroba ugataha uhisha, wagera mu rugo inkoni zikakurya. Wajya kureba cya kiganga iwanyu bakwigishije, ugasanga umusaruro kiri gutanga ubu ngubu, output gitanga ntuhwanye na passion yawe wari ufite. Nigeze kuganira n'umu-uncle umwe, n'umudokiteri, kandi mu by'ukuri mu bigaragara ubona ari umuntu ufite ubushobozi bufatika. Ariko yarambwiye ngo mu buzima ngo kimwe mu bintu yicuza ngo oya, ni dogiteri mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, I mean professor, arambwira ngo kimwe mu bintu yicuza ngo nuko natakinnye umupira, ngo barago ba Messi ngo na Ronaldo, ngo nubusa ngo baraze ngo bakora iki. Ariko nanjye nje gukurikirana abantu bagiye babana nawe muri iyo myaka yose yashize, baravuze ati umupira yarazi, ati yari talented kabisa. Aje no kwiga, ageze mu mujyi iki n'ibiki, ati rwose niyo mbikomeza icyo gihe ngo nta hantu byari kuvugira. Icyo nani mbivugiye ni ukubwira abantu ati kora ikintu ukunda cyane, kora ikintu ukunda, jya mu kintu ukunda, reka gutekereza wenda ubu ngubu ibintu byabaye nabi. Umuntu wese ari mu gutekereza ati reka njye hano niho nimba ninjizaga 500 nibwo ninjiza 700. Yego. Ako kantu wari uvuze ko gukora icyo umuntu akunda, gukora icyo ukunda niyo zahabu dufite kuri none. Ntago nareka kubivuga gutyo, icyo ukunda ntago kikuvuna. Ariko icyo udakunda niyo waba uhembwa miliyoni kirakuvuna. Niho n'impano zigaragarira. Niba umuntu akunda kuririmba, we ababikora mu buryo bw'umunyenga.
niba umuntu akunda gutanga inama cyane cyane mu byo nkunda byanatumye ntinyuka nkazana imbere ya kamera ni microphone ni ukugira inama abantu zitari inama zindi z'amatiku cyangwa iki kwereka umuntu ko bishoboka ikintu cyose kwankuraje abantu kwankuraje abantu giving people hope urumva guhereza umuntu icyizere kuko hano hanze urubyiruko rwinshi rwishwe no kubura icyizere cyane usanga umuntu yarihebye ku rwego umubwira ati se bro ko wiheba ugihumeka ko wiheba ugenda mu muhanda utarwaye ubwo umuntu uryamye se yashikawe bimeze bite niba we wihebye uri umuntu muzima warize ufite amaguru ufite inshuti ufite abavandimwe ukawusanga kuva kwa mbere kugera kwa gatanu mwahora timeze bite wapi nta kigenda ibyo ngibyo ni ibigaragaza ko nyine abantu bagomba kureba ibyo bafite kugira ngo babihe agaciro ugomba kureba ibyo ufite ukabiha agaciro n'utabiha agaciro mu gihe ukibifite uzagera muri cya gihe cyo kwicuza ati se iyo mbimenya kandi iyo mbimenya buriya ntago ari interuro tuba tugomba kuvuga mu buzima naho kuri kariya wari uvuze ko kuvuga ngo ababyeyi barimita abana ku bijyanye n'impano zabo numva byarashiranye na za generasiyo zacu ni twebwe abantu barimiswe kubera impano ubu ngubu abana twebwe tubyara ahubwo ni wowe umureba ukamenya icyo akunda kirya akunda ukakimujyanamo kubera ko ubona ko agikunda ukavuga aterekanye ishoremo imbaraga yes ubu niho isi igeze niba isi ya none yarateye imbere turemezanya nayo ko yateye imbere mu buryo natwe ababyeyi tugaragaza ko ibyo umwana akunda ahubwo ari byo tumushyiramo kuko niba byarabayeho ugasanga nyine umuntu yari talented mu kabumbu niba umuntu yari talented mu kabumbu ugasanga abaye umuganga ugasanga abaye umwarimu ugasanga abaye iki ibyo ngibyo rwose muri ikinyejana cyacu ntibizabaho ahubwo uzajya ureba icyo umwana akunze icyo ashoboye icyo akunda cyane aho umwanya niba ari n'uwo mupira amakademi arahari niba ashaka gukina movie niba ari movie itoke akademi z'ibintu zose zirahari siho hari iri shuri rirera abana mu kuririmba ku Nyundo niho tubona abaririmba muri iyi minsi bose siho bava cyane n'abakora production bakora ibintu byinshi bitandukanye ndango byavuye hahandi abana babwira ababyeyi bakababwira ati ngiye nkunda iki ngiki cyane hari ikiganiro ejo bundi nari ndimo ndeba cy'umustar umwe Nyundo ahantu yavuye ashobora kuba ni igitekerezo cya guverinoma kwa kundi nyine leta ibigenda itekerereza abantu ikavuga ati ngomba reka tujye muri iyi kariyeri reka dukore kino muri iyi kariyeri reka dukore kino rero buriya Nyundo mpamya neza ko wenda simbizi 100% ariko ni igitekerezo cya guverinoma yavuze ati reka dushyireho abana ishuri ry'umuziki leta niyo mpamvu nyine bavuga ko ari umubyeyi ariko ikiganiro nari ndimo ndeba cy'umustari niyo yari arimo avuga ati ngewe nakundaga kuririmba nkajya no mu makorari z'insengero nahagera bakambwira ati wapi ariko muri korari z'insengero bakamushyira inyuma bakamushyira inyuma ubwo conductor bakamushyira inyuma bitewe n'impano ye yari itarakura wari umuyobozi wakora ikigere wambwira uko yiyumva oya uwo mutipe yari seriye aho bamushyize inyuma yarahavuye ajya ahandi agiye ahandi baravuga ati this guy is so talented reka tumukiping niho yakuriye yari arimo avuga uburyo umuziki we wakuze cyangwa kuva awutangiye naho ageze bitewe nawe ni generation yacu yo gucesinga dream zawe ukabushanya n'ababyeyi ababyeyi bakavuga iki nawe ukavuga iki ariko ku munota wa nyuma umubyeyi akaza kukwemera n'ukuri nta yindi mpano iri hano ku isi mishe ntayo impano ni imwe gusa n'ukuri ku mwana agakurikira ibyo ashaka byonyine imana kurya siyo mpamvu bazavuga ngo umuntu ngo tugira imitima nama uriya mutima nama niyo mana muri wowe rero ni icyo ukongorera ati kora iki ngiki ni ukuri aba aricyo mbese umubyeyi umva umwana mutega amatwi mwumve icyo ashaka gukora umureka agikore none ko batubwira kubera experience y'ubuzima ni icyo ababyeyi ngo baba baranyuze mu bintu byinshi twebwe batubwira ati abana mwumva ababyeyi kandi icyo kintu nacyo kiri mu bintu rwose umunsi ku wundi kigenda gisenya imiryango n'abana benshi bishora mu biyobyabwenge akubwira ko iyo ukurikiye background avuga ati ngiye data ntihanyumvisha nkiri muto nta mwanya yampaye ntihankurikiranye
ntago tuvuze bose aho bijyanye mu yindi ango umwumve mu buryo bwiza ntumwumve mu buryo bubi of course n'ubundi aba ari kumwumva mu buryo bwiza. Urumva umubyeyi umwana araza akavuga ati ngewe papa nkunda filime numva nkeneye kuzaba umu acteur runaka, umwana wenda ugasanga papa wiwe ni tuvuge wenda ni umucuruzi runaka cyangwa se noneho ise akaba afite ibikomere yuko atarize ariko agakora akabona amafaranga, ariko hari valeur imwe atabona mu bantu avuga ati sha ngiye rwose nta valeur abona mu bantu bakina filime. Ni urugero turimo gutanga, ni urugero turi gutanga. Oya papa we wize utarize ariko agakora amafaranga agacuruza akajya kuzana ibirayi agashyira mu Nyabugogo abantu bakagura, urwo n'urugero. Noneho ugasanga iyo akavuga ati umwana wanjye ugomba kwiga kandi agomba kwiga akaba umuroya, urwo n'urugero. Noneho umwana kubera nyine of course akuriye mu mafaranga, ise yakoze ifaranga akora network, aravuga ati uyu mwana wanjye agomba kwiga ku kigo cya mbere wenda mu gihugu kandi agomba kwiga ibi bintu. niba ari igipindi, niba ari iki, hari igihe twabaga twicaye n'abahungu, hari umuhungu wakazudutera igipindi cyane, aravuga ngo hari umugabo ngo yarize amashuri aramuhira akorera amafaranga abyara umuhungu we mu busaza, arangije aravuga ati amashuri nize azatunga umwana wanje, ngo aziga amashuri 6 abanza ati yige gusoma no kwandika, ibindi bisigaye amajoro naraye umuhungu wanje ntazayaraye. Urumva iwe yari afite agahinda kabize, ubwo ntiyamugiriye umumaro. Oya yamugiriye umumaro, ariko aravuga ati si ibintu nabonye mu kwiga ubutunzi mfite asubira avunikira ikama arara amajoro kandi narabumushakiye. So bivuze ngo uwo mwana n'iki gihe turimo bizamworohera cyane gukoresha AI, azakoresha shortcut. So rero icyo advice twatanga gusaba abantu, hereza umwana umwanya w'ibyo akunda, mu mwanya bimushigikiremo n'inama yawe. Yego ushobora kuba muganire basi umwumvishe kuki nshaka kujya muri ibi bintu, abigemo nabyo abikunze kandi afitiye ubushake. Ariko reka kumushyiraho itegeko. Itegeko ni irya leta, ntabwo itegeko ari iry'umubyeyi. Itegeko riza habaye ibyaha, ariko umwana n'uwawe umurerana imbabazi za kibyeyi kandi ukamwumva. Erega isi umwana arimo gukuriramo kuri none si yo wewe wakuriyemo. Yego, urabyumva. Bo bazi, barabisobanukiwe neza, bazi isi bashaka gukuriramo uko imeze. Niyo mpamvu ugomba kumusapotinga. Na kiriya kintu waruvuze cyo kuvuga ngo abajye mu biyobyabwenge, buriya wari uzi yuko abajye mu biyobyabwenge bagenda kubera ibigare. Ikigare nicyo gitwara umuntu mu biyobyabwenge. Ikigare? Yes. Se harutagira ikigare vuga ati wenda ni bad company. Okay, bad. Yeah, right. Bad company. Ikigare kibi. Ikigare kibi. Ariko umuntu yafite ikigare cyiza n'amakuru aba meza pe. N'amakuru aba meza. Gusa izo nzira kuzicika ni imbabazi z'Imana z'ibiyobyabwenge. Ariko se reka nkubwize ukuri, abantu baba barakuriye muri genge zitandukanye. Kubera iki wenda njye mfite genge idakoresha ibyo biyobyabwenge, urwo ni urugero y'abantu runaka muhura mukayivibinga mu bundi buryo, mugasohoka mugasangira mugakora activity zose nyine zishobora kubanezeza. None nkafite abandi bashiti banyu twigana bafite genge cyangwa se twakuranye, bafite genge ibo ebana ntabajama nyine baragenda genge twika bakikubita ibintu nk'ibyo. None kuki twebwe iyo baturebye bamwe iyo barebye abandi cyane cyane none nka ya genge idakoresha izo drugs babare bakavuga ati abantu barabajama na Babylone. Ako kantu ko kuvuga ngo Babylone nkunda kubyumva no mu bahanzi runaka ngo ni ugasanga nk'umuhanzi ngo ni idage n'umuhanzi wenda ngo udasmoking ukabona nk'abandi baba babikora ngo bura nta kintu twavugana ngo ni kuki ibyo bintu nyine, kuki umuntu areba umuntu utari mu isi yiwe akabona nta hantu azagera cyangwa se nta kintu azakora. Ni ya bad company twavuze. Niba hariho abantu badukurikirana cyangwa abantu bankurikirana personally, uzareke bakwite Kadage, bakwite Babylone, kubera ko uri mu nzira nzima.
kiriya gitsure cyo kuvuga ngo barimo barakuvuga uko bashaka kirimo cyaguta mu rwobo wowe utazikuramo ahubwo wakwemera bakakuburinga cyangwa bakagutuka uko bashaka ariko se ubundi bararinda bagutukirika ntago bagutuka iba bakubona ku ruhande bakumva nyine ngo hari ibintu mutaganira ngo ntago uri rasta aramaze ubu rasta bwe agenda bugumana ariko tuba dushaka kubakura tube rasta uzi addiction wowe uzi iyo abaye addicted se kuburasta se kubatwa reka tureke icyo dushaka nuko twese tuba rasta urumva ikintu wakuziza nuko we ntago uri rasta nkawe kandi of course kuba rasta ni ibintu byiza ntago ari ibintu byiza no si igihugu kirimo abarasta cyose hano turi muri Jamaica abarasta ntago ari abajamaika gusa mwarimu nawe rasta ni culture ni nk'indi mvugo twavuga ngo umuntu nyine ngo ameze neza none se tuvuge ko rasta ariyo yasimbuye ubufura se ibyo badata bitaga ngo umuntu ni imfura aho kuba imfura baba rasta umuji kana ibyo ngibyo abajini buri generation yigira uburyo yiyumvamo ibintu uburyo approaching ibintu n'uburyo nyine iyo wakuraga hari abantu nyine bafatwa nk'ibyitegererezo ku bandi abantu benshi bareberaho akavuga ati ndashaka kuzaba nka kanaka ariko nka birya twavuze mbere niba turimo kukubwira ibyagufasha kuzavamo umugabo cyangwa umugore umuntu wagiye kandi waba yumva aho ngaho hari umugabo hari imyaka rero imwe yo kumva nabi niba nabyita sibyo hari imyaka imwe yo kumva nabi kandi n'umubyeyi abamubwira inama abibona neza ko arimo kugenda mu nzira zitari nziza arimo kuyoba ariko kubera ya myaka niho hahandi baciye umugani baravuga ngo ntawe ujya uhana niba bahana uvayo umuhana ajyayo ahubwo uramureka akabanza akajya ngo iyo agarutse ngo umuhana yumva kabiri nta impamvu yo kumuhana gusa niba wagize imana ukisanga muri kiganiro cyacu cyo kuganira ntago ari impanuka iyi si ya none turimo tega amatwi ishaka abantu bumvira abantu bazi icyo bashaka niba ushaka kugenda nabi nibyo ushaka kweri nka kuriya wavuze ngo ufite gang nanjye ndabazi aho umuntu aza akakuririra akavuga ati kureka iki byarananiye gukora ibi byarananiye bro byagenze bite wowe ngo uve kuri iyi tape ugere kuri iyi abenshi hari igihe ubasubiza ukababwira ati ni imbabazi z'Imana imbabazi zonyine z'Imana zankuye muri biriya zikangira ibi kuko abenshi niba hari ikintu kigaragaza impinduka mu buryo bwihuse ni igihe wishogoye mu bintu runaka ni igihe wishogoye muri ya wikuye muri iyo cycle iyo uyikuyemo obvious utera imbere ubwo ni ikigare nyine cya kigare kibi iyo ukivuyemo utera imbere ariko ngo ikigare n'uburyo na cyiza nacyo ntabwo giye gipfa kuboneka ngo ikigare ngo akenshi kiba kigaza cyangwa iryo zina kuba gusa cyiswe ikigare kuba gusa cyiswe ikigare buriya ngo hari ukuntu ugomba gushyiramo utakirimo ukajya ukozamo ikirenge ugaruka ariko mbona abantu baba mu bigare ni ba bantu usanga umuntu utabasha kwifokasingaho wenyine umuntu uhora wumva yuko afite irungu abandi ari kumwe n'abandi akumva nibwo yuzuye ari wenyine akumva ari igice kubera ko yiyumvamo ibyo bintu kubera ko yiyumvamo kutihagije wowe byuka mu gitondo ukore ibisabwa ku munsi wawe niba ujya ku kazi niba ugaruka ku mugoroba ugakora agasiporo gake ugataha inshuti yanjye niba nkubwize kigali rero tugenda tubona ama network ngahuye na runaka muje runaka network ushobora kuzikura ntago wazikura mu Kigali network ushobora kuzikura ku kazi network naha ngaha twicaye ushobora kuhakura network nose network igihe wambonye twahuriye mu Kigali
tuvuga ibintu bigaragara. Oya ntabwo twahuriye mu kigali. Network yanjye nawe ntiwayikuye kuri phone yawe cyane. Yes. Ibyo ngibyo byo network yo n'umuntu aguha network bitewe nuko akubona, bitewe n'ibitekerezo byawe yumva. Ntabwo umuntu aguha network barya gusa muri kumwe. Reka mbisubiremo, barya gusa muri kumwe. Niba muri 10 sibyo, mwese muri impumyi muri 10 muri ibyo bintu mukora, nta future, ntacyo muganira, ntacyo nagukuraho, wowe ukabona icyo gihanga yuko muri aba bantu 10 ntawe uzamfasha, ubu uri ikigori gikubarusha, ugomba kubavamo. Nukuri ugomba kubavamo. Kandi ikindi reka nkubwire iki ngiki bro, iki nakize bingoye, kumva ko mu buzima hari abantu iyo muri kumwe bawuzuye, icyo kintu totally wrong. Nubuyobe burusha ubundi bwose bwabaye. Yes, ugomba kubaho wihagije wowe ubwawe kumva ko nta wundi muntu ufite irungu. Kandi baravuze ngo okay, komeza. Navuze gute? Ntago muze ko ari wowe, ariko even Bible abantu bizera Bibiliya itubwira ko ababiri barutumwe. Yes, ababiri barutumwe. Ntago ndimo kwanga idea y'ababiri. Ntago mvuze umugabo n'umugore, kuko iyo ngo aba ari umuntu umwe. Yes, ariko already iyo nukuvuga ngo tugiye guterura iyi mezi turi imbere turi babiri. Yes, byakoroha byatwara imbaraga nkeya. Ariko ugiye kwitera wenyine byakuvana. So kuki tutari kumva ko aho hantu kumva ko ugomba kuba wenyine, ugomba kuba wihagije? Kuki tutagomba kuba babiri ngo twihaze kurushaho? Yes, cyangwa batatu ni 10 nibyo. Ariko ntago uranyumva neza, n'abadukurikiranye batwumve muri ubu buryo. Ntago navuze ngo ube nyakamwe, ngo ube nyamwigenda. Naho ngaho ushaka kutandukanyiriza. Yes, reka mbatandukanyiriza. Ntago navuze ngo ube nyakamwe cyangwa nyamwigenda. Iyo si wawe irimo wenyine se biragoye. Hano ntago tukiri muri Edeni aho Adamu yari wenyine, Imana ibona ko ari ngombwa kumuremera Eva. Nawe yabonye ko bikaze kuba yabonye ko ari sawa. Icyo nari mvuze, hari abantu buri gihe yumva ko yuzuye ari kumwe n'abandi, ariko njye ndimo ndavuga kumva ko wuzuye wowe ubwawe wenyine, nta wundi muntu uri dependant nawe, uri included mu buzima bwawe. Baraza n'ubundi abantu baraza. Iyo ugiye kwiduka uhura nawe, banza wiyubake nkawe. Yes, banza wiyumve, yabanza wigire icyizere, wikunde, wiyiteho. Hariho n'akantu topics zizaza z'ubutaha muri tuganire, ama episode azagenda kurikiraho, nzavuga ko kantu ka confidence, imyaka ugomba kugeramo ukumva ko uri umuntu ufite confidence. Hano hanze hari abantu azaje guhura n'umuntu akazajuguma, bose kurajugumishwa n'iki cyabaye, kubera ko uriya muntu nyine afite ikintu ndusha. Aya Rega abantu bose mu buzima ntago tungana. Nubwo tutangana kandi ntago dufite ibintu Michael, bingana ku rugero tutangana Michael. Nta rugo rutunze urundi inshuti yanjye. Ko zihari muri Kigali kw'ingozi tuzi. Oya buri mugabo ataha mu rugo rwiwe. Ntago waba ushaka kurutama harundi ruvuye. Okay, ibyo okay, kumeza aho ngaho. Izo ni behind the scene. Ntago biba biri official. Ariko icyo nashakaga kurasa ho hano, icyo nashaka kuvuga ko niba uva mu rugo rwawe ukajya kurukorera ukongera ugataha, barya abantu muhura, utaha muri quartier irenze n'undi utaha hehe, bro, as long as you utashe mu rwawe uri umugabo. Yego, uri umugabi wawe, ndi umugabi wanjye. Niyo mpamvu rero niyo habaye ibiduhuza, ngomba kugira confidence y'ibyo tugiye kuganira. Banza ugaruka inyuma kuri kara kantu ugasobanura neza kugira ngo abantu bakumve uburyo umuntu agomba kubanza kumva ko we ari umuntu wihagije. Ikintu bita irungu ryo kumva ko atari kumwe n'abandi. Hari abantu byo no kwicara mu nzu yiwe ubwiwe, ahita asohoka batereka imyenda mbe nicaye hano mbe mfata agacupa cyangwa se no apana wiwe ashobora kuba kwicara iwiwe, afite network, afite televiziyo, hari umugore, hari abana, hari urwo n'urugo, hari abantu nka 5, akavuga ati no, aha ndabona nta bantu bahari, let's go.
icyo kintu nanjye kera nuko nari imeze. wowe ubwawe Yes. tubwira uburyo byakuvuyemo. Uburyo byamvuyemo nuko naje gusanga ahubwo nsigaye niburira umwanya ngewe. Buriya wari uzi yuko dufate 24 hours, amasaha 28. Mu masaha 28 niyo waba uri kumwe n'inshuti zawe zingana iki, bagiye bakora ibiganiro bakoranye n'inshuti ibiki n'ibiki, wa munsi wawe bakawukora ariko mu buryo buri internal, mu buryo buri indani, bashobora gusanga wowe ubwawe wihugiyeho amasaha menshi kurusha abandi mwari muri kumwe. Ati kubera iki? Ka kanya ucecetse uza uriganiriza cya gihe niyo twaba turi gang turimo gusakuza turimo iki, ka kanya gusa ucecetse bro uriganiriza, niyo cyagiye bavuga ngo umuntu ngo yari hana adahari. Rero uwo muntu ngiye niwo nshaka ngo udevelope, wa muntu utumugira irungu muri wowe kandi ari wowe muhorana nawe. Ayo ni amakosa. Ugomba kwiga kumuha umwanya, kuko n'ubundi mu buryo bumwe utazi akenshi usanga wiganirije kurusha babandi mwari muri kumwe. Rero niba hariho ikintu kizatuma urubyiruko urudukurikirana cyangwa abantu badukurikirana, kimwe mu kintu kigufasha kureka ingeso mbi nuko wowe ubwawe wiyitaho, nuko wiganiriza, nuko wishira ku munzani ukavuga ati se ibi runaka atari mu buzima bwanjye. Yes, byakunda birakunda ari hari ariko kureba runaka birakunda 100% birakunda. Wowe udukurikiye uzi inshuti zawe, ugende unabigerageza uno munsi, kuko ngiye nkunda buriya action, nkunda ibintu biri mu bikorwa, nkunda ibintu biri practical, ibintu bifatika, ntago nkunda ibintu bijenjetse. Utekereze n'umukoro nguhaye wowe udukurikirana, utekereze uvuga ati se kanaka atari mu buzima bwanjye ntibyakunda. Niba muhura buri mugoroba usibe umugoroba umwe ureke kugenda, urebe uburyo udiringana nabyo. Ibyo bintu by the way Michael, ibyo bintu bishobora no kuguca kuri za ngeso mbi tuzi ngo bagiye gutwika, ngo bagiye hehe. Ugiye unyuzamo umunsi umwe ukavuga ati reka uyu munsi basi mwiharire ngewe, reka uyu munsi mugire wanje, reka biriya bavugaga bibarekere, ahubwo uyu munsi nanjye niyiteho. Ibyo bintu bya reka kwitaho nta kindi no kwiyubaka bwawe. Uri kwiyubaka, uri kwireba ukavuga ati ubundi iyo nirebye nihe ngira intege nke cyangwa se nihe ntuzuye, ku buryo icyo kintu ndamutse ngikoze cyangwa se nkacyongera mu buzima bwanjye, wa mugani runaka yaza akansanga, akabona ko ndi umuntu w'agaciro. So rero abantu benshi dutekereza ko abantu aribo batuma ugira valere, abantu aribo batuma hari ikintu wagaragaza muri audience y'abantu cyangwa muri society y'abantu, kubera ko ufite abo bantu. Ariko ikimwe mu bintu byo nemera kandi nzi neza, iyo umuntu afashe umwanya wenyine akitaho, akiyubaka, akikunda, akamenya ati ibi bintu, akiyungura ubwenge, agafata umwanya. Ako kantu wari uvuze ko kwikunda, wari uzi yuko iyo utikunze ntawe ugukunda. Iyo utikunze wowe ntawe ugukunda. Kandi abantu twirirwa turira ku masocial media ngo runaka ntago, ngo runaka nta ngo bari mu genti bankunda. Ni wowe utaba wikunda. Ariko reka nkagusobanurira. Kwikunda mvuga, wowe ubanza kwikunda abandi bakagukunda, nuko wiyitaho man. Ubyuka mu gitondo ukoga, kwibrosa, ukambara neza, ugasa neza, ukitera parfait. By the way, niba hariho ikintu cya mbere kizatuma agaparfait ni sawa, banze reka na parfait. Niba ari ikintu cya mbere kizatuma nk'umujene cyangwa umuntu usobanutse kizakugeza kuri byinshi, no kugaragara. Look. Niba hariho ikintu ugomba kubanza kwitaho, ni uburyo ugaragara. Kuko twebwe abantu ukuntu duteye, iyo nkubonye gutya, first impression nicyo kintu cyonyine kimbwira ngo uyu muntu birashoboka ko namwegera, cyangwa shuwadiro cyangwa se shuwadiro. Yakavuga ati uyu muntu nta kintu kivamo. Yes, niyo hahandi nakubwiye ngo nta muntu ushobora kuba shuwadiro atikunze, ntibibaho. Urikunda ugasa neza, ukikunda. Uyu munsi nibwo nari ndimo scrollinga, mbona umumama
arimo kuvuga ati ndarwaye bimaze kungera ahantu abagenzi meze mute abagenzi meze mute ati genzi ati muha amafaranga yo kujya kugura inkweto kugura imyenda kugura iki atariko ibintu umwana wanjye asigaye ankorera ati aragenda mu isoko akagura ipantaro imusumba nini ati na papa we ntago yamujyamo ati ngo ni baga ati twaba twagiye ahantu nkazangira n'isoni zo kuvuga ngo uriya ni umwana wanje ati twataha nkumbwira ati se ibi bintu waguze nawe bikuruta uku ni ukuvuga gute niyo si turimo niyo fashion ihari niyo fashion ihari kandi iyo babifashe bakabishyira ku ntuza none si ibintu niba byambawe n'ababilioneri bikambarwa n'abafemme bikambarwa n'abastar bikambarwa ni gute uri ubwira umwana wanjye ibyo bintu ntabwo byari bikwiriye kandi uriya muntu areba ariwe cyitegerezo cyiwe yumva akeneye kugera ku rugero rw'umu superstar runaka. Uwo mama yabivuze mpita nibuka umunsi umwe nagiye gusenga mbona umutipe yari yambaye ipantaro ni ukuri sinkabije aya maguru yanjye yombi yajyamo naramurebye okay mu kanisa mba ni umuntu utuje sinkunda ibintu byinshi niyo umuntu avugiye ku ruhande mba numva mbangamiye ko mba ndi focused cyane ku birimo gukorerwa imbere ariko naramubonye ndaturika ndaseka n'abari bari aho ngaho nabo baravuga ati se niki kibaye so okay ni generation ibifite ibyayo ako bareke gukabya hari bimwe bakora ukabona nabo bakabije pe mega fashion ni iki iyo bantu bavuze okay tuvuze ku bintu by'imyambarire twakora ikiganiro kirekire kandi ndabona turi kugereza umusozo tuzabikora ni topic gusa kimwe mu bintu wavuze by'ingenzi yaba umukobwa yaba umuhungu yaba umupapa nukuri kose nimba uri umupapa w'imyaka 50 60 ambara nk'umupapa nyine w'imyaka 50 reka kwambara nk'umusore w'imyaka 15 kandi abapapa barahari baruzuye nimba uri umusore w'imyaka 35 reka kwambara nk'umwana w'imyaka 25 rwose kuko ikigero urimo n'imyaka urimo no vuga ngo iyo ufashe ukabihindaguranya retour d'âge reka tureba ngo iyo ufashe ukabihindaguranya uri umuntu w'imyaka nka 60 cyangwa 50 uri kujya kwambara nk'umuntu w'imyaka 30 no kuvuga ngo iyo utambutse yaba abagabo bagenzi bawe bari macuwa yaba urubyiruko ruri macuwa yaba mama bari macuwa yaba pastor wawe nubwo atakubwira sagavuga ati nta kintu kirimo nta kintu mfataho rwose yaba n'umusore niko biba bimeze menya range yawe wite huse neza umenye ukuntu usuka umenye ukuntu wogosha umenye ukuntu ibintu byose nyine bijyane n'imyaka yawe kuko uriya imana yagiye ikora ikintu gikomeye yagiye ifata buri muntu nyine ikavuga ati uyazavaho yagiye kuko nta ngoma ihora ihanze nta ikintu runaka so rero ntabwo uzaba uri umupapa w'imyaka 50 ingahe twambara utuntu tugufashe 60 usange ngo ejo n'ejo bundi utegereze guca kuri yo inteko igutekerezeho ivuga ati uyu munsi ngwino we minisitiri w'ububanyi n'amahanga biragoye nkunda kubyumva niyo bagiye guhayaringa nk'umukozi runaka w'ikintu runaka abantu bamukora investigation guhera baguhera he ku musatsi bakavuga ati uyu muntu ubundi afite imyaka ingahe arubatse n'umudivorce ikindi yambara ate mu bantu yitwara atavuga ate CV yahise hameze gute so rero menya range yawe ariko ukuntu bigendamo yego ibyo bintu ni ingenzi cyane ibyo bintu ni ingenzi ni nacyo turi hano kugira ngo tuzajye tubafasha akenshi izi podcast hari igihe umuntu agira icyo akuramo kikanamwubaka kuko ubuzima busanzwe nicyo tubereye rwose icyo nicyo kiri kutuzana kandi turadukora turi kugana ku musozo w'ikiganiro ubundi iyi podcast yacu abantu bitega iki mwarimu cyane no tubwire muri make dukora iki tuza gusa tuganire dufite ubuvugizi bw'abantu runaka dufite mbese bitega iki iyi podcast yacu nkuko nyine na title yayo imeze nituganire uyu munsi kwari ukubabwira kwi-introducinga ariko mu minsi izaza ama episode tuzajya tugenda tudropinga
akenshi twebwe tuzibanda ku buzima ubuzima busanzwe imibanire y'abantu ibindi bice by'isi uko babayeho ese niki twabigiraho numva ari nk'ibyo ngibyo to ubuvugizi bw'abantu runaka abantu runaka ibirimo kubakorerwa byenda bitagero bitari byiza muri Kongo iwacu mu Minembwe banyine mu Minembwe nitwa muri Karate muco hagati ari byiza cyane rwose nibirimo kuberayo si byiza tuzabivugaho uyu munsi ari nk'ibindi bintu biri kubera nka South Africa South Africa biriya bya xenophobia kwirukana abantu abanyamahanga benshi kandi ari abanyafrika bagenzi babo bari gukorerwa akarengane kabi cyane biriya akenshi igihe mbibona n'ubundi tuzakora ibiganiro birambuye mbibona ko buriya hari ubushakashatsi nari ndimo nsoma buvuga ko South Africa iri mu bihugu 10 bya mbere ku isi abantu babyo bataragenda ugasanga umuntu aravutse amaze imyaka 50 n'igihugu baturanye hariye muri Zimbabwe atarahagera ntaragera no ku mupaka so uwo muntu rero biragoye cyane kuvuga nako biroroha cyane kugira ngo ahohotera umunyamahanga kuko we nta kindi gihugu yari yabamo kitari icyabo ariko ku muntu wagenze ugashika ahantu bakagufata neza nk'uburyo hano dufata abanyamahanga neza kameme uwabaye hano agafatwa neza iyo atashe ntago yajya muri rurarugomo harakoze cyane reka tubashimire adukurikirana umunsi ku wundi turaza kubabona muri comment igitekerezo cyangwa inama ushobora kutugira icyo wakwifuza ko tuvugaho utaha ndetse yewe n'icyo wanenga n'icyo washaka kudukosora ibyo byose muhawe rugari nakagaruka Imana ibahe umugisha twari turi kuri tuganire ngaga podcast urakoze cyane Imana igumisha nakagaruka asante sana